akamaro. Ariane yari atuye wenyine. Abantu benshi babonaga ubuzima ariko hari kuri batabona. Imbaga afite icyuho gikomeye mu mutima. Hari igihe kuba wenyine biba amahitamo, hari n'igihe bihinduka umutwaro. Ariane yabaga wenyine mu nzu, yabyukaga wenyine, yafunguraga wenyine, yagarukaga mu rugo ari wenyine. Abantu benshi babonaga ubuzima bwe nk'ubw'umuntu wigenga, ariko hari ukuri batabonaga. Yumvaga afite icyuho gikomeye cyane mu mutima, kuko kuba wenyine siko buri gihe bingana no kwigunga. Bana wese none uyu munsi ndawubasha koko, siko mbona isi ikomeje kundusha kure. Ko kuba wenyine siko buri gihe bingana no kwigunga, ariko kumva uri wenyine n'ububabare bushobora kubaho. Niyo bakuzenguruke buri munsi, yabonaga abantu amagana, yarabasuhuzaga akamusuhuza, yaganiraga n'abagenzi be bagakunda, ariko nimugoroba iyo yagarukaga iwe yumvaga nta muntu n'umwe uzi uko umutima we umeze. Hari abantu benshi bafite amazina menshi muri telefoni zabo, ariko igihe bababaye ntibamenye uwo bahamagara. Vino? Dai, sono carico. Ukuri tumva ko abandi bose bishimye, ko abandi bose bafite inshuti, ko abandi bose bafite ababakunda, maze tugasangira ariko hose ubu muri iyi si hari umuntu ujya ugira ibibazo byabiranga ko mana yanjye waba uzi koko ibibazo ndi guhura nabyo muri iyi si kwera. N'iki cyayi ndumva rwose ntabwo gishobora. Magambo amaze rimwe mu mutima, hatangira gusa n'ukuri, nyamara bari ibitekerezo si ukuri. Ariko si kubaho muri ino si nta muvandimwe, by'ibyo nza kuba mfite n'umuvandimwe nari kubona yuko niyumva
abantu bose barangiza yewe ndi kubona n'isi ubwayo itanshaka pe. n'uwo nitwaga inshuti yanjye nsigaye nihamagara n'uwo ntimfate. ndi kubona ibintu byose byarambanye pe. ariko kumva uri wenyine ni ububabare bushobora kubaho n'iyo abantu bakuzengurutse. Buri munsi yabonaga abantu amagana n'amagana, yarabasuhuzaga bakamusuhuza, yaganiraga na bagenzi be neza rwose bagaseka, ariko nimugoroba iyo yagarukaga iwe yumvaga nta muntu n'umwe uzi uko umutima we umeze. Hari abantu benshi bafite amazina menshi muri telefone zabo, ariko igihe bababaye ntibamenye uwo bahamagara. Kwigunga ntigutangira urugi rufunze, bitangirira mu mutima. Iyo utangiye kumva ko nta muntu ushobora kukumva, iyo utangiye guceceka, iyo utangiye kubika amarira, iyo utangiye kwibwira ko kubwira abandi ibikubabaza ntacyo byahindura, nibwo loneliness itangira gukura. Loneliness. Imbuga nkoranyambaga zishobora kutwereka abantu benshi, ariko ntizihora zitwereka ukuri. Twumva ko abandi bose bishimye, ko abandi bose bafite ababakunda, maze tugatangira kwibaza tuti kuki njyewe ndi jyenyine? Ariko ukuri ni uko Ariya bite? Umeze ute? Ko wabuze? nabwira shanda hari ako ko wanyanze nta gushimbugisha. noneho mu gitondo nahoze nicara nkatekereza nkavuga se ko wari inshuti yanjye ari we mfite wenyine, nawe nkaba noneho ntakibona umpamagara, ndanaguhamagara ntunyitabe, twapfuye. Wagize igihe kibazo? Sha urebye nyine ni ubuzima, abantu mwaranyanze ntabwo mukimvugisha, sinzi nanjye byarancanze. Ntabwo nabimenye, ariko ndaza kuguhamagara tuzahure tuganire, sibyo? Tegereje bisi se? Yego ntegereje bisi hano. Wowe he? nanjye ngiye kukaza ariko ntabwo nategereje bya bisi. Sha nyine ntabwo nyikunda, nyine abantu baranyanze, sigaye numva ntashaka no kugendana n'abantu. Ntari bishoboka tuzaganira. Sha ariko ugerageze. Sawa. hari abantu baseka ku mafoto bagataha bakarira cyane mu cyumba cyabo. Loneliness ifite ijwi, ntabwo rivugira hejuru, rivuga bucece cyane, rikakubwira ko nta muntu ugutekereza, rikakubwira ko utari ingenzi, rikakubwira ko kandi ubuzima bwawe ntacyo busobanuye. Iyo ayo magambo amaze igihe kinini mu mutima wawe, atangira gusa n'ukuri kwa nyako, nyamara aba ari ibitekerezo si ukuri. Hari igihe impinduka itangirira ku kintu gito, ubutumwa bumwe, guhamagara umuntu, kwemera kuvuga uti
uyu munsi simerewe neza. Hari abantu benshi badasaba ubufasha atari uko batabwifuza, ahubwo ari uko batinya kutumvwa. Ariko nta muntu n'umwe ushobora kumenya neza ububabare bwawe utabumubwiye. Ntabwo loneliness ishira ku kanya, ariko ishobora kugabanuka iyo umuntu yemeye gufungura umutima, iyo yemeye kwakira abandi, iyo yemeye ko gukomera bidasobanura guhora wihangana wenyine. Hari igihe mpinduka itangirira ku kintu gito, ubutumwa bumwe, guhamagara umuntu, kwemera kuvuga uti uyu munsi simerewe neza. Hari abantu benshi barasaba ubufasha hatari uko batabwifuza, ahubwo ari uko batinya kutumva. Hari konta muntu ushobora kumenya wabubabare bwawe utabumu. Iki Nadia se mukuru we yakoze ubukwe? Yego ntiyanambwira. Best friend. Pe nahoze mfite inshuti dusohoka, none basigaye basohoka ndabona banagiye n'Igisenyi ntibambwira. Ariko Sariyane koko ndaziriki ko abantu banyangiye. Neza sigaye ndi njyenyine, nta nshuti nta muvandimwe. Ku kazi ibintu nabyo ni ibibazo. Gusa koko Mana ko nahoze ndi umuntu ufite inshuti twishimye, none ubu ngubu nsigaye njyenyine mu nzu njyenyine. N'abaturanyi nabo mbona nta muntu n'umwe unyitayeho pe. Basi se Mana wangaruriye n'inshuti yanjye koko, kumva n'ibibazo bigiye kunyica, kubona agahinda kagiye kumpitana pe karangije.
hari igihe kuba wenyine biba amahitamo, hari n'igihe bihinduka umutwaro. Hari atuye wenyine, yabyukaga wenyine, yafunguraga wenyine, yagarukaga mu rugo wenyine. Abantu benshi babonaga ubuzima bwe nk'ubw'umuntu wigenga, ariko hari ukuri batabonaga. Yumvaga afite icyuho gikomeye mu mutima, kuko kuba wenyine siko buri gihe bingana no kwigunga, ariko kumva uri wenyine niba ububabare bushobora kubaho. Niyo abantu bakuzengurutse buri munsi, yabonaga abantu amagana yarabasuzaga, bakamusuza. Yaganiraga n'abagenzi be bagaseka, ariko nimugoroba iyo yagarukaga iwe, yumvaga nta muntu n'umwe uzi uko umutima we umeze. Hari abantu benshi bafite amazina menshi muri telefoni zabo, ariko igihe bababaye ntibamenye uwo bahamagara. Kwigunga ndi gutangira. Ariane yatangiye kongera kwiyumva, yongera kubona ko ubuzima bugira uburyo bwo kongera gutanga icyizere. Iyo utangiye guceceka, iyo utangiye kubika amarira, iyo utangiye kwibwira ko kubwira abandi bikubabaza ntacyo byahindura, nibo loneliness itangira gukura. Imbuga nkoranyambaga zishobora kutwereka abantu benshi, ariko ndizihora zitwereka ukuri. Tumva ko abandi bose bishime, ko abandi bose bafite inshuti, ko abandi bose bafite ababakunda, maze tugatangira kwibaza kuko inje ndije nyine. Ariko ukuri ni uko hari igihe umuntu aba atuye wenyine, ariko atari wenyine kuko afite abantu bamwitaho. Hari igihe umuntu aba ari hagati y'imbaga, ariko yumva ari wenyine kuko nta sano nyakuri afitanye n'abandi. Ubuzima ntibupimwa n'umubare w'abantu tugirana nabo, ubuzima ntibupimwa n'umubare w'abantu tuganira nabo, ahubwo bupimwa n'abantu dushobora kwizera. Nadia mfata mubwire iyi nkuru. Nadia mfata. Hello bestie. Nadia, ntabwo wakwiyumvisha ibintu ngiye kukubwira. Uzi ko ka kazi nyine kandi twagiye kureba cya gihe bikanga, uzi ko bampamagaye. Umva ntabwo nawe ukuntu mbikubwira, ariko barampamagaye ubu nonaha, barambwiye ngo ejo nzahite ntangira akazi. Nyine ariko na cya gihe duhura ntameze neza, ku kazi ntabwo byari bimeze neza. Ndababwiye ngo kariya kazi nakoraga inshuti yanjye kambereye akazi kabi. Umva bosi waho akajya ashaka nyine nuko mfata ku ngufu, agashaka kunkoresha ibintu bibi. Umva mbega nari narihebye, nariyanze. Ariko nyine tuvugana fine, byibura birarangiye. Ngiye kubaho ndi njyewe, ngiye kubaho ndi Ariane. Nadia, ubu ndishimye,
nari maze iminsi meze nabi numva naranze abantu ubuzima bwarambanye bubi ariko finally urabizi nyine ntabwo biba byoroshye nyine iyo mpuye n'ibyo bibazo mpita ntekereza n'ukuntu ndi njyenyine nta muvandimwe nkumva nyine isi imeze nk'aho inguyeho pe ariko ubu ngubu ndashaka gutangira ubuzima bushya akazi gashya none se uyu munsi nimugoroba ufite iyihe gahunda ngo uze kunsanga hantu twakundaga kujya gusomera igitabo ngo basi tuganire okay nanjye ubunyere narindi mu rugo reka mu kanya nka 10:00 tuze kuhahurira sha gusa ndishimye ufashe duserebure pe so bye bisous atangira gusa n'ukuri nyamara bari bitekerezo si ukuri hari igihe impinduka itangirira ku kintu gito ubutumwa bumwe guhamagara. Niba nawe hari igihe wumva uri wenyine ibuka bino bintu, ntabwo uri wenyine muri urwo rugamba. Hari abantu benshi biyumva nk'uko wiyumva kandi hari abantu biteguye kukumva. Ntugahishe ububabare bwawe, ntukemere ko guceceka kukwambura amahoro. Ariko ndamuntu ushobora kumenya none se ari yawe umeze utese meze neza besting ndabona ari gusoma igitabo shamva igitabo rero ni intego z'iterambere rirambye subiza ukuntu nkunda ibintu bya business isa kino gitabo nubwo nawe uzambwire ntusharingukire ese ko aje gusomera ahantu hari urusaku ubundi mu bisanzwe ahangaha nta rusaku ruhari ariko mu minsi ishize hano bahazanye urugara niyo mpamvu bumva ibintu bisakuza ariko ubundi haba hatuje ndahakunda haba hari akayaga urabizi ko ariho nkunda kuza amakuru y'imeza amakuru y'iminsi ishize ntabwo yari meza urebye cyagiye twahuye utameze neza warabaye iki nyine nk'uko nabikubwiye kuri telefone cya gihe subize nyine ko ari akazi kanjye nkora byari ibibazo ariko nawe warabyihereranye kandi ntabwo ari byiza cyangwa se ko nabonaga nyine ubundi numvaga naranze abantu pe kubera ibintu abantu bagiye bankorera ku kazi ababosi nyine ariko iyo ufite ibibazo nk'ibyo wegera abantu bakakuganiriza bakakugira inama. Iyo ugiye kubyihererana uba umeze nk'umuntu nyine uri wenyine kandi ntabwo ari byiza. Numvaga naranze abantu besti numvaga abantu hafi kabisa ariko ubu ngubu kuva nyine ho mbone bampamagare kuri kariya kazi sinzi ukuntu ari keza. Ubu ngubu nyine uko biri ndumva n'abaye mushyashya akazi gashyashya ubu nakumva nyine noneho meze neza pe. Thank you. Nese bimeze gute sho? Cyanaho nanjye bavuye mu kazi. Nabonye mwarasohotse igisanyi n'abangira na sister wawe yakoze ubukwe. Yabonye nawe mushiri wo hanze. Yego. Ariko ntabwo batumiye abantu benshi kubera ko ntabwo bwari uko bugomba kujyamo abantu benshi. Bashakaga abantu bake famille gusa ya hafi kandi nayo. Nta kibazo se sinzi ko nyine ibintu biraje bigatambuka ariko bumeze neza ko sorry ntabwo twakwiriye kugagije pe ko
congratulations show kuri abo kazi cyane ari gukumbuye cyane nanjye nuko dusoza ukuntu ari we muntu Mana wawe wahawe ariko si ubundi twapanze tukajya muri salo kubona nta nubwo twari tubiheruka nyine nibwo nanyuva mu kazi kandi mfite ibirapuro byinshi ugomba gutanga ariko iyo gahunda yose tugenda tuyipanga nanjye hajya nsubika bipanga twagenda tubipanga twagenda tubipanga cyane inshuti yanjye magara sabara hari ibintu bidashobora kwiba cyane rero kumbedera kanyakera nanjye tabu mubriye tabolo linesi shirako kanya ariko ishobora kugabanuka iyo umuntu yemeye gufungura umutima iyo yemeye kwakira abandi iyo yemeye ko gukomera birasobanura guhora wihangana wenyine yatangiye kongera kwiyumva yongera kubona ubuzima bugira uburyo bwo kongera gutanga icyizere hari igihe umuntu aba atuye wenyine ariko atari wenyine kuko afite abantu bamwitaho hari n'igihe umuntu ari hagati y'imbaga ariko yumva ari wenyine kuko ndasa n'uby'ukuri afitanye n'abandi ubuzima ntibupimwa n'umubare w'abantu tuganira nabo bupimwa n'abantu dushobora kwizera niba nawe hari igihe wumva uri wenyine ibuka ibi utaburi wenyine muri urwo rugamba hari abantu benshi biyumva nk'uko wiyumva kandi hari abantu biteguye rimwe na rimwe intambwe ya mbere yo kuva mu kwigunga ni ukwemera kubwira undi muntu uti nkeneye ko tuganira kuko ubuzima burushaho kuba bwiza iyo tugerageje kubusangiza abandi. Ukwiye kumenya neza rero ko kumva uri wenyine atari intege nkeya. Guhera uyu munsi sinzongera guheranwa n'agahinda, akazi gashya, inshuti nshya, imibereho mishyashya, best friend wanjye tumeze neza. Wow! hari igihe kuba wenyine biba amahitamo, hari n'igihe bihinduka umutwaro. Hari ane yari yatuye wenyine, yabyukaga wenyine, yafunguraga wenyine, yagarukaga mu rugo wenyine. Abantu benshi babonaga ubuzima bwe nk'umuntu wigenga,